Reka nongere mbifurize igicamunsi cyiza, mbifurize kugubwa neza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. None ahangaha ubu tuvugana breaking news z'amakuru mbazaniye nuko Costa Mutamba amaze kujyanwa muri gereza nkuru y'Amakara hari Kinshasa neza. Ubu tuvugana bamaze kuba bamukatira imyaka 10 bagiye kumufungira hamwe nabo yahoze akatira urwo gupfa. Ibi bintu ese araza kuruhonoka? Tugiye kugenda tubirebera hamwe byose. Uyu mugabo imyanzuro yafashwe yamaze no kuba yoherezwa, bimwe byo kuvuga ngo afunzwe iby'agateganyo wapi byamaze kuba bihanagurwaho, ahubwo afunzwe akatiwe imyaka 10 yose nyuma gushinzwa akayabo kama miliyoni y'amadolari yagize atye arayarya ayambura leta hanyuma arayifunga. Tugiye kubirebera hamwe byose, tugaruke no kubindi bigiye bitandukanye. Hanyuma Joseph Kabila Kabanga, uyu yahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe akomeje gukorwaho iperereza mu buryo bushoboka bwari bwo bwose ngo harebe niba hari cyakorwa kugira ngo uyu mugabo babagira gute bamurinda. So byose rero byose tugiye kugenda tubirebera hamwe, mugende musobanukirwa neza cyane akantu ku kandi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma tufite n'andi makuru ari kugenda avugwa kuri tere y'urugamba, ahakomeje kugenda habera urugamba. Nk'ubu tuvugana mu buryo bwa nyabwo buri kuvuga yuko uyu mutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa ma 23 ushobora kuza kwigarurira teritwari nkuru ya Walikale. Ibyo byose ukeneye kubimenya. Hanyuma n'andi makuru ari kuvugwa hano muri teritwari ya Masisi aho urugamba ruri kubera, byose nabyo ukeneye kubimenya. Hanyuma tubabwire n'andi makuru akomeye cyane n'umundi ajyanye navuga ko niba ari imiripuko cyangwa se ari ikindi kintu kidasanzwe kiri kuba kuri ubu. Zino nyeshyamba za mama 23 nazo ziri kugenda zikora agashya. Nk'ubu tuvugana muri teritwari n'ubundi ya Rucuro hongeye habera ibindi bikorwa by'ubusahuzi bikozwe na za FDR ndetse n'abazarendo. Ahangaha rero ndaje mbabwire ibyabaye kuri aba basambo cyangwa se aba basahuzi bagerageje kwiba ndetse no gushaka gusagararira umutekano w'abaturage bahereye muri biriya bice. Ibyo bahuye nabyo nakaga nakangaratete. Byose rero ugiye kugenda ubimenya neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Nitwa Pacifique niruhuka Impa News, usabwe gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero mu misi nk'ingiyi uzajya ugenda nyine ukurikirana amakuru meza ya breaking news ziba zigezweho. Twinjiye mu rugamba, ariko amakuru yacu tuyahere ku ifatwa ry'umujyi wa Uvira, ukuntu operation zigiye gukorwa neza byamaze kuba bipangwa n'izi nyeshyamba za mama 23 mu bikorwa ndetse n'imigambi karundura yo kwigarurira umujyi wa Uvira. Bikozwe n'iki? Bikozwe n'inyeshyamba za mama 23 zirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Amakuru avuga ngo iki? Guhera ku munsi w'ejo tariki ya 15 z'ukwezi kwa munani, operation z'umwijima zongeye kubaho mu mujyi Uvira rwagati. Byagaragaye cyangwa se hagaragaye abantu badasanzwe mu mujyi indani hagati muri Uvira bakoraga operation z'umwijima cyangwa se operation zitagaragara cyangwa operation zikorwa mu mwanya mutoya mu wundi ukongera ukazibura cyangwa ukabona abantu mu kandi kanya ukongera ukababura. Hanga rero nizo style MV3 iri gukoresha yinjirara mu mujyi wa Goma, aho iri kugigenda igahungabanya umutekano bakarangiza bakisubira inyuma bakagira batya bakanivugana bamwe mu basirikare n'ubundi b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abageneral autoproclamé ba Wazarendo aho bamaze imisi bahura n'uruva gusenya. Witwa Ngoma Nzito arabirebye aravuga ati ibi ntabyo, ati kuguma gusuzugurwa n'inyeshyamba by'abarakabaro gakomeye cyane. Afashe irindi tsinda rigari aryoherezayo rya Wazarendo ngo ryahuguwe rihugurirwa ahitwa mu Kibira hari mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu tuvugana hari ikigo cya gisirikare gikomeye cya mbere mu gihugu cy'u Burundi niho cyamaze kuba gishingwa, aho bivuga yuko hatoreza ababirigi ndetse n'abanyamaroke n'abafaransa. Abo ngabo niho bakomeje kugenda batoza igisirikare cy'u Burundi ndetse na za FDR. So byose rero ugiye kubyumva neza cyane. Ndagira ngo twinzire muri operation indani kwa ndani. Byatangiye ku mugoroba habayeho gushyamirana hagati y'ingabo za leta n'izinyeshyamba za M23, aho rero bagashyamiranya mu gihe FARDC yari gutegura ibitero. Aba base baca ruhinga nyuma, ubwo ndavuga no mutwe witwara gisirikare wa mama 23 uhitumanuka ngo werekeza muri Uvira, uragenda ujya kugaba ibitero neza ara mu Uvira, aho bari bafite operation ebyiri gusa. Kwivugana n'umujenerali uyoboye urugamba hano neza muri Uvira
bamwita Ladislas, ni umujenerali w'umurundi, aho byakekwaga yuko ari muri hoteli imwe ikomeye muri ziriya ce n'ubundi za Uvira. Rero ikaba ari operation yari yapanzwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 kugira ngo bagira gute bakigarurira neza uyu mujyi wa Uvira. Hagati aho amakuru avuga yuko Ladislas yari yamaze ko akora amakuru y'ubutasi ariko ntiyagira icyo abona. Izi operation zari zibayeho zari zigamije kumwivugana bitewe nuko ari umwe mu bazengereje zino nyeshyamba za M23 hano hagati ya Ruvungi ndetse na za Katogota. Urebye hirya gatoya usa n'ugaruka Sange ndetse na Kiriba na Runingo, ugakomeza hirya gato za Kaziba. Ni ukuri wazira operation zose ziba zibera hano muri Uvira by'umwihariko mu gisirikare cy'u Burundi. Nta wundi rero yitwa General Ladislas, akaba umurundi ukomeye cyane mu bya gisirikare. Hanyuma abasirikare badasanzwe cyangwa abakomando special force za FARDC komando Hibu neza mu bitero karundura bari bagabye ku nyeshyamba za M23 ahitwa Runingo, bamaze ko bagira gutya bahura n'uruva gusenya, biza kurangira sinzi niba ari operation bapanze nabi, biza kurangira nyine izi nyeshyamba zigize gutya zibasubiza inyuma mu minota mike cyane nk'iyo guhumbya. Hanyuma baba bambuye agace kitwa Runingo, ingabo z'u Burundi zari zigaherereyemo zitangira kugenda zikuramo buhoro bitewe nuko babonaga yuko nyine nta yindi shubu hari usibye kugira gute kuba bavamo. So ibyo byose rero biri mu makuru turi kugenda tubagezaho, ariko ndagira ngo mbere gatoya yuko ninjira mu operation ubwo nari mbadondoshe mbabwira uko situation zihagaze. Munyemerere tubanze duhere kuri Costa Mutamba, anyuma yuko yigeze gukubuka no mujyi wa Goma cyase yigeze kuza akajyana mu mujyi wa Goma muri gereza, akabwira abafungiyemo ati nzabica, ati cyangwa se ati muzagene mufatire nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda, ati mumunzane nzabahaya naye, ati witwa umunyarwanda wese ufungiyemo hano uwo ngo nta nubwo akwiriye kubaho. Uyu mugabo rero agira ryagera Kinshasa yirare. Hari ukuntu Joseph Kabila Kabanga yigeze kumugira inama aramuga ati Costa Mutamba, ati uri umwana mwiza ufite ubwenge, ati ndanagukunda cyane, ati ariko wowe akarimi kawe kagiye kuzagukoraho cyangwa se imyitwariro no kwizera ibidahari bigiye kuzagukoraho. Agira ngo nayiwe ntiyamwizera ngo atangire wenda hindura imico. Undi nawe ariyumva aravuga ati Joseph Kabila Kabanga ati kugira ngo ubone ko ndi mubi cyane ngiye no kubanza kugukorera operation ya danje utazibagirwa mu buzima bwawe. Uyu nguyu Costa Mutamba Minisitiri w'Ubutabera arangira avuga ati jewe Minisitiri w'Ubutabera Costa Mutamba, ati ndarahirira imbere y'igihugu cyanjye Joseph Kabila Kabanga tumukure mu bantu bayoboye kino gihugu, ati avemo asigare mu mitwe y'abantu ariko mu ishinga ryacu avemo. Nibyo koko yarabikoze anabishyira mu bikorwa. Joseph Kabila Kabanga bamwambura uburenganzira bwose yemererwaga n'itegeko nshinga nk'umusenateri w'ibihe byose. Hanyuma rikosha ahangaha ikintu cyahise kiba kuri Costa Mutamba, yaje gushinzwa akayabo ka miliyoni z'amadolari zari zigamije kubaka amagereza hirya no hino mu gihugu, ndetse namwe mu mafaranga ari buzahabwe abapfakazi cyangwa se abagore babuze abagabo babo hano ku rugamba rwari rukubera hano muri Nord Kivu, by'umwihariko muri Sud Kivu na Kivu ya ruguru, by'umwihariko ku baturage biganjemo ababuriye abasirikare babo mu mirwano yaberaga muri Kivu ya ruguru, kubera ko Kivu y'epfo yari itarakinjirwa. Hanyuma uyu mugabo aza kugira gutya arayareba aravuga ati bankatiye imyaka 10 ariko nanjye nkarya yano mafaranga, ati byamfasha cyane, ati byamfasha, ati nazasohoka aya mafaranga n'ubundi nkiyafite bimeze neza. Ayirengagiza yuko ari ukuntu yigeze gusabira Joseph Kabila Kabanga igihano. Icyo gihano rero yamusabiye nyaboneka cyo kumudezaruma bakamukuraho ibintu byose, bakamwambura uburenganzira, buri kantu kose nyine bakamukuraho uburenganzira bwose yemererwaga n'itegeko nshinga. Yibagiza yuko nawe ibyo bintu bishobora kumubaho. Nibyo byamubayeho. Ubu tuvugana bagiye kumufungira muri gereza ya mbere muri kiriya gihugu, gereza ya mbere mbi ibaho. Gereza y'Amakara ni gereza mbi cyane. Ushobora kubwira bamwe mu bantu bahoze bashinzwa uyu mutwe w'inyeshyamba M23 gukorana nabo, bakubwira ati gereza y'amateka tutazibagirwa ni Makara hari ya Kinshasa. So ibyo byose rero wenda muze kubana nanjye mu kiganiro kiza kuba gikurikira, ndaza kubibavira imuziri muzingo mbasesengurire ubundi Costa Mutamba ni muntu ki, Costa Mutamba byamugendekeye ute, operation ziwe ndetse n'ibikorwa bye karundura yagiye akora ni ibihe, byose uzaza kubyumva mu makuru ari buze kwakurikira. Wowe ikintu usabwa nta kindi nukureba hasi handitse subscribe warangiza ugakandaho. Nge nitwa Pacifique
tujye dukomeza tubane mu makuru n'ubundi agiye atandukanye. Hanyuma ndagira ngo twinjire nanone tugaruke twinjire neza neza muri Warikare. Aha Warikare naho haravugwa ibintu bidasanzwe, haravugwa imirwano idasanzwe. Inyeshyamba z'ama 23 nanone zongeye gukora amabara, zongeye gukora amabara mu buryo bukomeye cyane. Ushobora kubaza ati bakoze amabara ayahe? Mabara kuvuga ngo amabara hari ukuntu njya mbivuga nk'uko nguko ugasanga nyine wenda mu bitinzeho, ariko mujye mwihangana ibintu tubivuge mu buryo nyine bigomba kuvugwamo, kubera ko abarwanyi b'ama 23 nk'ubu tuvugana banyuriye ahitwa muri Sud Kivu, baragenda binjira ahitwa Rubutu. Kuri ubu bari gukanga FARDC ku rwego rwo hejuru, babereka yuko bagiye kwinjirira muri Rubutu bakamanuka bakerekeza muri Gisangani. Abandi mu gihe bari bakiri gukanga hariya muri za Rubutu, abandi bari hano muri Warikare, bari hano za Kibate ndetse na za Gasheberi, nabo baraye bafasha amajipe n'amamodoka baca kuri Wazarendo bihuta cyane, baragenda ngo bashyikira mu mujyi indani rwagati Warikare. Warikare satere munyumve neza, ngo baragenda binjiramo. Bakigeramo ababirigi ku munsi w'ejo nibwo bari guhunga ku masaha y'umugoroba, bari guhunga bitewe nuko babonaga yuko operation zigiye kubaho zishobora gusiga Gisangani ifashwe, cyane ko n'uwitwa Thomas Rubanga nawe kuri ubu ngubu nawe ari kubarizwa muri zira axe. Hanyuma rero bantu banjye, bantu bacu dukunda, bantu bacu mudukurikira umunsi ku munsi, ndababwiza ukuri uru rugamba ikitwa umubirigi rwamucanze pe, rwamucanze mu buryo bukomeye cyane. Uti rero rwamucanze mu buhe buryo? Ukuntu rwamucanzemo ubona neza ko ari ibintu M23 isa nkaho yabikoze nka operation yapanze igihe kirekire, ira planninga bya nyabyo, ariko ibingibi nkakubwiza ukuri ko ari ibintu bigeze gute, ari ibintu bidasanzwe biba bikomeje kugenda bigira gute, biba umunsi ku munsi. So byose rero ngira ngo ni ibintu bikomeje kugenda byumvikana uko bikomeje kujya byitwara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nkaba nkomeje igiye kugenda mbikurikirana neza cyane 5 uko byifashe. Hanyuma amakuru nkawe ko mbona ahitwa Mpofi ibintu byahinduye isura mwoka byarama. Ahitwa Mpofi ndi kuja ndabona ibintu byahinduye isura. Ushobora kubaza ngo byahinduye isura gute? Je ndi kubona byahinduye isura mu buryo bukomeye cyane. Ati gute rero? Ibintu byahinduye isura nyaboneka. Ibintu byahinduye isura. Inyeshyamba z'ama 23 ndabona ziri gukora akazi gakomeye cyane, by'umwariko ziri guhashya cyitwa Coalition gahora. Ntago ari Mpofi, ahubwo Mpofi ntago ari Muvetru, ahubwo ndi kubona ari witwa Thomas Rubanga. Aba barwanyi bo muri CRP, abangane bari gukora operation z'umwijima nazo zihambaye cyane. So hanyuma twikomereze, narindi kubabwira tumubirigi urugamba rugiye kumunanira bitewe nuko izi nyeshyamba ziri gusa nkaho ziri gukora operation ebyiri icyarimwe. Unyumve neza, Rubutu na satere ya Warikare. Rubutu iri hepfo cyane warenze satere ya Warikare, urumva aho banyuriye Sud Kivu. Hanyuma kandi yuri Rubutu ubu ufite gahunda, ubu ubona neza neza hafi na za Gisangani, ni iminota mike cyane kuko hasigaye abari amashyamba nta n'abasirikare benshi bariyo. Hanyuma ruguru hitwa Kigoma, hano muri Muzamubi hariya nta basirikare ba 23 bahari, ahubwo ni wari rokobuteri ziri kujya zijyana iki aba mercenary muri Gisangani. Sasa rero ibi bintu tukabirebaho, tukavuga ati ntago byoroshye, tushobora kumva bito byoroshye wowe kuri wowe, ariko ndakubwiza ukuri ko bino bintu bitoroshye abe na gatoya, kubera ko zino nyeshyamba zirwashye cyitwa Coalition ku rwego rwo hejuru cyane, bari kujya bagerageza kureba niba ari cyakorwa ugira ngo ibintu bigende neza, ariko wapi ibintu byakomeje kugenda bibi cyane, byagoranye. Ariko icyo nababwira cyo nuko izi nyeshyamba z'ama 23 ubona ko ziri kugenda zifata ibintu bimwe zikabikura ku rwego rumwe bakabishyira ku rundi. Nk'ubu tuvugana mu gihe bari ko ari muri satere bari kwateza umwiryane, mu gihe Wazarendo ziri gushaka gusubiranamo ahitwa Pinga, M23 yavuye ahitwa Peti, iragenda neza yinjira ahitwa Bushimo. Igeze muri Bushimo hari ibitero byahise bibagabwaho, byagabwe na Wazarendo, aba barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa babigaba ku nyeshyamba zayi mu 23, ariko ndakubwira ukuri gushoboka kose ko izi nyeshyamba zabaye ngo nkizihagararaho ku rwego rwo hejuru cyane, bareba niba ari cyakorwa, ariko
byanze byakomeje kugenda bigorana. So hagati aho rero gira ngo ibyo ni ibintu babyumvikana neza cyane 5 cyangwa se 5 kuri kagenzi kako, nubwo ibintu babikomeje kugenda biba bibi ariko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi biba biri buze kugira gute kuza kugenda neza. Ahandi hantu hari amakuru akomeye cyane na agace kitwa Rusamambo n'ubundi kabarizwa muri teritwari ya Warikare. Aka gace nako rero kumvikanyemo urusasu rukomeye cyane, inyeshyamba za M23 ziri guhanganamo mu buryo bukomeye cyane na FARDC. Kuri ubu nakubwira ko ibintu bitameze neza habe na gatoya. So ibyo byose rero ndabasaba kubana nanjye kujya mutazajya mucikwa n'akantu na gatoya. Hanyuma andi makuru ya breaking news, Rubero naho ibintu byahinduye isura, inyeshyamba za M23 naho none ziri mu kazi gakomeye cyane. Ubona yuko nubwo bakubiswe ku masaha y'umugoroba ariko babashije kugira ibyo bakora, bagira n'ibyo bakemura. Hagati aho inyeshyamba nyine zikomeje kugenda zihura n'uva gusenya, kuko ubu ngubu tuvugana babambuye ibice bigeze kuri 2, na gace kitwa Kageni ndetse n'akandi kitwa Kasu. Ibyo byose rero ngira ngo mwabyumvise neza cyane 5 ko bikomeje kugenda bigira gute abitoro. Andi makuru akomeye na amakuru ari muri teritwari ya Rucuro avuga neza ko mu gihe abaturage bakomeje gutabaza zino nyeshyamba za 23 ngo barebe ko ari cyo bakora ngo batabare bitewe n'ikibazo cy'abazarene ndetse na FDLR zibarizwa muri zira axe. So rero ndabasaba gukanda kuri subscribe. Je nitwa Pacifique Ruka Impa News, nizere ko turi hamwe, mukomeze mugende mubana natwe mu biganiro n'amakuru dukomeje kugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Bye bye.